cyangwa mu byange, ariko nzakugarukaho. Imana yiteguye kutugarukaho, Imana yiteguye kugaruka ku Banyarwanda, Imana yiteguye kugaruka ku Barundi, Imana yiteguye kugaruka ku Bagande, Imana yiteguye kugaruka ku bantu bayo. Muntu wese watindanye n'Imana, hari itangazo rivuye mu gihugu cyo mu ijuru ngo nta kizayibuza kumugarukaho, ikamuhuza n'umugisha, mugisha w'Imana. Rongeye turabashuhuje inshuti bakunzi b'ibyiringiro by'Abera TV. Amahoro y'Imana abane namwe, kandi ukuboko kwiza kw'Imana kubagarukeho cyane. Nge ubasuhuza ni ya nshuti yanyu Gasigwa Jean de Dieu, musangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Ni njyewe nkomeje gushimira abantu mwese muri kudushyigikira, bari hirya no hino mu mpande enye z'isi, i Burayi, muri Amerika, za Canada, Aziya, Australia, muri Afurika no mu Rwanda. Dukomeje kubashimira mwebwe mwese mwakomeje gushyigikira umurimo w'Imana w'ivugabutumwa, abakoze subscribe, abakora share, abakora like na comment. Ni iby'igiciro, nimukomeze mudushyigikire twamamaze ubutumwa bwiza bwa Yesu, cyane ko uyu murimo n'uw'Imana, nitutagwa isari tuzasarura. Murakoze, reka dusenge Imana hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mana yacu, Imana y'imbabazi nyinshi n'ibambe, Imana itinda kurakara ikihutira kubabarira. Uri se w'umwami wacu Yesu, uri Imana y'amahoro. Ijuru ni intebe yawe, isi nayo ni intebe y'ibirenge byawe. Abantu bakwizeye ntacyo bazabura. Tugushimiye imirimo myiza ukomeje gukora, nuhimbazwe, amavi yose agupfukamire, indimi zose zivuge ko wera. Uyu ni umwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ryiza, rituruta ubukuru, ariko turasenze ngo ribe inkomezi ku muntu wese uryumva, kandi urikoreremo imirimo n'ibitangaza. Umuntu wese wumva iri jambo yakire gutabarwa n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amena, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Intangiriro cyangwa se Itangiriro. Turasoma ibice byaho 18, ibice 18 by'Itangiriro. Ibice 18 by'Itangiriro, umurongo waho mu nkundire duhere ku murongo waho wa 12. Aravuze ngo Sara asekera mu mutima ati, ko maze gukecura nzanezerwa ntyo, kandi umutware wanjye akaba ashaje. Uwiteka abaza Aburahamu ati, ni iki gisekeje Sara? Akibaza ati, ni ukuri koko nzabyara nkecuye? Hari ikinanira Uwiteka se mu gihe cyashyizweho? Iki gihe cy'umwaka nikigaruka nzakugarukaho. Sara abyara umuhungu. Oh, haleluya. Maze Sara arahakana ati, sinsetse, kuko yatinyaga. Aramusubiza ati, oya, urasetse, mwakire neza ijambo ry'Imana. Hanyuma turashimira Imana ko ari Imana nziza, ni Imana ihindura amateka, ni Imana inyuranya n'ibyo abantu bibwira. Umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu ni muremure cyane. Jya nkunda kubwira abantu, nkababwira ngo iby'Imana ntibiyoba, iyo bijya birahaza. Imana nigambirira kukugeraho, ntabwo iziyambaza
kubera ko nasomye ijambo rirambwira ngo ni Imana ihamagara inyenyeri yarangiza ikazita amazina. Haleluya. Ni Imana yimura imisozi itabimenye ikayifata ikayubikana uburakari bwayo bwinshi. Yobu yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo iyo yegutse Imana ngo intwari ziratinya maze ubwoba bukazisaza. Imana ishimwe. Mfite ijambo rimwe nshaka kukubwira rivuga ngo Imana nta kiyinanira mu gihe cyashyizweho, kandi mfite ijambo nshaka kukubwira ko Imana igisetsa umuntu ititaye kuri kavukire, ititaye mu gisekuru cye, ahubwo ikamusetsa kuko yayubashye akayirindira. Imana ikamusetsa. Hari umuririmbyi wuzuye umwuka wera araririmba aravuga ngo Mana yo mu ijuru ntuzabura uko ugenza abantu bakubaha. Imana ishimwe cyane. Uyu ni umugabo witwa Aburahamu, ariko wahoze witwa Aburahamu, akaba yari afite umugore witwaga Sarayi. Imana itari yabahindurira izina, umwe yitwaga Aburahamu undi akitwa Sarayi. Hanyuma uyu Aburahamu yari afite se witwaga Tera, batuye muri Uri y'Abakarudaya, kubera ko aba bantu bari Abakaruda. Imana ihamagara Aburahamu ntago yamuhamagaye kuko yari ashonje, kuko Imana ihamagaye Aburahamu yamuhamagaye Aburahamu afite akazi, kuko yafatanyaga na Tera gucuruza ibigirwamana, cyangwa se Imana uyu mugabo Tera yakoraga imana zo mu biti, imana zo mu mabuye, imana zaremwaga n'intoki z'abana b'abantu. Hanyuma Imana yitegereje Aburahamu ireba ishyaka Aburahamu afite ryo kujya yanika imana za se izuba rivuye, akazanura imvura iguye. Imana iramwitegereza ivugana na Aburahamu igambirira kumuhamagara. Irangije iramubwira ngo Aburahamu, va mu gihugu cya so, va muri Uri y'Abakarudaya, hanyuma unkurikire uze nzakwereka igihugu nkujyanamo. Imana ihamagara Aburahamu, Aburahamu arayumvira. Imana iramubwira ngo nzakugororera ingororano ikomeye cyane, uzakuvuma nzamuvuma, uzakwifuriza umugisha azawuhabwa. Aburahamu yumvira Imana, ahagurukana n'Imana n'umugore we witwaga Sarayi, bagenda berekeje aho Imana yabashakaga, bagenda bagejeje mu mugambi w'Imana. Ariko nubwo Imana ihamagaye Aburahamu, imuhamagaye afite ikibazo cyo kutabyara, kubera ko Imana yahamagaye Aburahamu nta rubyaro yari yabona. Aburahamu agendana n'Imana, Imana ivugana na Aburahamu iramubwira ngo mwana wanjye rarama urebe ziriya nyenyeri, niko urubyaro rwawe ruzangana. Aburahamu abana ayo makuru agendana n'Imana, ariko Imana yaravuganye nawe, yaramubwiye ko azahabwa urubyaro, yaramubwiye ko azaba umugisha, yaramubwiye ko umuryango wa Isirayeli ari we azaherebwa umugisha. Haleluya. Hanyuma Aburahamu imyaka iba myinshi, Aburahamu atarabyara. Umugore we Sara akajya yegera umugabo akamubwira ati ariko mutware wanjye, none ya Mana yawe yavuganye nawe, kubona negeye menopause, kubona ngeze 43 nkaba ntari nabyara, ese koko nzabyara? Aburahamu agasubira gusenga Imana, agasubira kubaza Imana yuko koko azabyara.
mbibutse iyo umuntu atinze mu kibazo ajya yibwira ko Imana yahinduye umugambi wayo, ariko reka nkutangarize nkubwire ko Imana itahinduye gahunda kuri wowe. Icyatuma Imana yisubira ni wowe ubwawe waba ubigizemo uruhare. Mu gihe ukizeye Imana, mu gihe ugisenze Imana, mu gihe ugitegereje Imana, Imana iracyafite gahunda yo kukugirira neza. Imana y'amahoro ishimwe. Hanyuma Aburahamu akomeza gutegereza Imana, akomeza kubana n'Imana. Aburahamu ageze mu myaka myinshi, umugore we Sara ageze muri 60, arongera abwira umugabo, aramubwira ati ariko ya Mana yawe yakubwiye ko tuzabyara, aho ntabwo yakubeshye, ongera ugende ubaza Imana, ese ubu yabisubiramo. Aburahamu asubira gusenga. Ariko ndagira ngo mbabwire, Imana yacu ibasha gukora, igakora ibimenyetso bihari, ariko ni n'Imana ikora n'ibimenyetso byarangiye. Uyu Sara abwira Aburahamu, aramubwira ngo none urabona bizagenda bite? Icyambere sinyijya mu mihango y'abakobwa, ikigaragara narakuze, ibyanjye byararangiye, kubyara ntago nkibyaye. Imana yarakubeshye, umuntu uzaragwa ibyacu ni Eliyezeri w'umunyaDamasiko. Ariko ngo Imana isanga Aburahamu kugira ngo imwemeze. Haleluya. Imana igenderera Aburahamu, iramubwira ngo Aburahamu nshuti yanjye, uzagororerwa ingororano, kandi ingororano ikomeye cyane. Aburahamu mu rwego rw'uko yari yihebye ababwiye Imana, arayibwira ngo none uzangororera iki kandi ngenda ndi incike? Umuntu uzaragwa ibyanjye akaba ari Eliyezeri w'umunyaDamasiko, none urimo uravuga uzangororera? Ariko Imana iramubwira ngo humura Aburahamu, uzaragwa ibyawe ntabwo ari umunyaDamasiko. Reka mbabwire abantu b'Imana, ntabwo abanyaDamasiko aribo bazaragwa gakondo yayo. Imana ibwira Aburahamu, iramubwira ngo humura Aburahamu, ntabwo uzaragwa ibyawe ari Eliyezeri nk'uko wowe ubyibwira, ntabwo ari uyu munyaDamasiko, ahubwo mu rukiryi rwawe hazavamo umwana w'umuhungu, niwe uzaragwa ibyawe. Aburahamu ntiyizera. Imana iramubwira ngo mwana wanjye, ngaho sohoka nkwereke, reba ziriya nyenyeri uko utabasha kuzibara niko urubyaro rwawe ruzangana. Irongera iramubwira ngo kandi urubyaro rwawe ruzangana nk'umusenyi wo ku nyanja. Haleluya. Aburahamu ntiyabyizera. Imana iramubwira ngo none Aburahamu mwana wanjye, ikizakwemeza ko nzaguha urubyaro, genda ufate inka imaze amezi imyaka 3, ufate n'intama nziza, ufate n'ihene nziza, ufate n'inyoni, nurangiza ubice imitwe, ubishyire ku gitambo ubyegeranyije, ariko ntucanemo umuriro. Wowe icyo ngutegetse uzabirinde, ntihazagira inkongoro cyangwa ikiyoni kibyona. Aburahamu abigenza nk'uko Imana imutegetse, ngo inkongoro yagiza Aburahamu akayigurutsa, ibisiga byaza Aburahamu akabizigurutsa. Ariko Bibiliya ngo ku kirengarenga ngo haza akantu k'akabwibwi, ngo umwijima uramugota, ngo Aburahamu agira ubwoba, arangije arasinzira. Imana ibarinde gusinzira bene data. Hanyuma ngo asinzire, inkongoro zona igicaniro. Imana ivugana na Aburahamu, iramubwira ngo kuguha umugisha wo nzawuguha, ariko ubimenye urubyaro rwawe ruzaba abasuhuke mu gihugu cy'amahanga. Iri sezerano araribana, ariko Imana ivugana nawe, iramubwira ngo urubyaro rwo nzaruguha. Imana ishimwe.
jya nkunda kubwira abantu nkababwira ngo iyi saha Imana igeze ntabwo Imana yitabaza abantu. Imana ntabwo itanga komande nk'uko abantu bazitanga, ahubwo iyo igihe cy'Imana kigeze Imana iseruka nk'Imana, kubera ko ntabwo iterwa inkunga ahubwo ni Imana itera inkunga. Haleluya, Imana ishimwe. Hanyuma igihe kimwe Bibiliya iratubwira ngo Aburahamu yari yiyicariye yibereye kwibarabara, yiri kwiyotera akazuba, yibereye mu biti. Hanyuma ngo abona abagabo 3 b'abamarayika bahanyura batambuka. Aburahamu ngo abarebe, abona n'abantu badasanzwe, abona n'abantu b'umumaro, abana n'abantu b'agaciro. Bibiliya ngo Aburahamu arihuta cyane asanganira bano bagabo, arababaza ngo mbe mwa bagabo mwe mwankundira mukazi wanjye narangiza nkabakarabya ibirenge, narangiza nkabatekera, nkabagaburira, nkabaha n'amazi yo kunywa, mwarangiza mugakomeza urugendo. Aba bagabo 3 babwira Aburahamu, baramubwira ngo nk'uko bivuze, uko nk'uko bitubwiye naba ari kubigenza. Turashimira Imana ko iyi Imana yateguye gutabara, iyi Imana yateguye umugambi wo kurengera abantu, iyi Imana yateguye guseruka. Imana iraza babishaka batabishaka, Imana iraza kandi bikora ku mugaragaro bose babireba. Hanyuma Aburahamu ngo arihuta abwira umusongozi w'inka, aramubwira ngo genda ujye mu mukumbi w'inka ukuremo ikimasa cyiza, nurangiza ukibage. Arihuta abwira Sara, aramubwira ngo we fata ifu uvuge umutsima uteke n'inyama nziza, hanyuma tubonye abashyitsi tubagaburire. Aburahamu ngo arihuta abaganira n'aba bamarayika, abavugana nabo. Imana ishimwe, arimo avugana nabo ngo izi nyama ziratungana, ibi byo kurya biraboneka, n'ibyo kunywa biraboneka. Ngo barazana bagaburira aba bamarayika. Aba bamarayika mu kurya barya barimo bareba ikibura muri urwo rugo. Reka nkubwire mama, Imana izana ikibura muri urwo rugo rwawe. Umva nkubwire papa, Imana ikuzanira ikibura. Umva nkubwire inshuti yanjye, ikintu waburaga naba ari Imana izana. Imana yacu ni Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo tuyisaba, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Imana ishimwe, ikintu wari uri kubura muri ako kazi kawe Imana ni ikizane, naba ari cyo kizana Imana. Imana ishimwe. Hanyuma aba bagabo ngo baritegereza, babona mu rugo ibyo kurya birahari, babona ubushyo burahari, babona byose birahari, ariko ngo barebe, haleluya, babona nta mwana urimo urakina mu mbuga. Reka mbabwire, gukorera Imana ntako bisa. Imana iribuka, Imana ikizirikana umurimo wose wakoze, Imana irawibuka. Hanyuma aba bagabo barangije ngo babaza Aburahamu, baramubaza ngo mbega Sara umugore wawe ari hehe? Sara ari hagana hehe ko tutari kumubona? Ariko ngo Aburahamu arabasubiza ngo ari mu ihema. Haleluya. Baramubwira ngo naze, batangira guhanura, bahanurira Aburahamu. Baramubwira ngo Aburahamu, iki gikorwa ukoze, iki gikorwa ukoze, ibi bintu ukoze nibyo bitumye Imana iguhaye umwana. Aba bagabo babwira Aburahamu, baramubwira ngo kandi ubumenye iki gihe cy'umwaka nikigaruka ntabwo tuzabura kugaruka aho uzaburi. Birashoboka mama ko waba warimutse aho wakoreraga, birashoboka, ariko Bibiliya iravuze ngo Imana ntizabura
kukugarukaho aho uzaba uri ntabwo ari aho kamara, birashoboka ko uzaba utari aho, ariko Imana iravuze ngo ntizabura kukugarukaho iguhuze n'umugisha wawe. Haleluya. Imana ibwira Aburahamu, iramubwira ngo iki gihe cy'umwaka, iki gihe cy'undi mwaka nikigaruka ntabwo tuzabura kukugarukaho. Sara umugore wawe akikiye umwana. Ibi bitangaza Sara wabyumvaga ari mu muryango w'ihema, wabyumvaga ari hafi aho, ngo Sara araseka, aseka atishimye, aseka atari murari, aseka atari uko ahaze, aseka atari umunezero, ahubwo aseka kubera ko yapinze, kubera imyaka yari agezemo. Mu muco w'abantu ntabwo byashobokaga, ariko ntibushoboka y'abantu Imana igikuramo birashoboka. Renga z'abantu Imana igikuramo birashoboka. Ku bantu byararangiye mama, ariko ku Mana biracyashoboka. Kuba kubona byararangiye, ariko ku Mana biracyashoboka. Ku nshuti zawe byararangiye, ariko ku Mana biracyashoboka. Imana iracyafite gahunda yo kukugarukaho ikaguhuza n'umugisha wawe. Imana yiteguye kukugarukaho ikaguhuza n'umugisha wawe. Imana ishimwe. Haleluya. Hanyuma ngo Sara araseka, aseka ari uko apinze. Aba bamarayika barabibona, baramubaza ngo ni iki gisekeje Sara, ni iki gisekeje Sara? Akibaza ngo ese ni ukuri koko nzanezerwa nnyo kandi nyecuye? Reka nguhanurire, hari igihe umuntu atinda mu kibazo, hari igihe umuntu atinda mu kigeragezo, hari igihe umuntu atinda mu butayu, bigatuma atakaza kwizera. Ariko reka nkubwire, ku Mana biracyashoboka. Ku bantu ho byararangiye, ariko ku Mana yacu biracyashoboka. Haleluya. Ibidashobokera abantu, ku Mana biracyashoboka. Ibidashobokera imiryango, ku Mana biracyashoboka. Dawidi yuzuye umwuka wera, aravuga ngo Mana nduburira amaso yanjye ku musozi, ngo mbe gutabarwa kwanjye kwava he? Aravuga ngo nimubimbwire. Areba mu miryango abona ntago uhari, areba mu bavandimwe abona ntago uhari, areba mu babasengana abona ntago uhari, ariko aravuga ngo kuwiteka ni wo guturuka. Ku Mana yaremye ijuru n'isi, ngo nizemera ko ibirenge byanjye biteguza. Ngo Imana irinda Abisiraheli ihora iri maso, iri maso papa, iri maso mama, iri maso, iri maso nshuti zanjye, iri maso pastora wa Imana, iri maso vuga butumwa Imana, iri maso muhanuzi Imana, iri maso ntabwo isinzira. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hanyuma ngo Imana ibaza Aburahamu, iramubaza ngo ni igiki gisekeje Sara? Akibwira ngo ubuse koko nzabyara nyecuye. Imana ivugana nawe, iramubwira ngo mbisubiremo, iki gihe cy'umwaka, iki gihe cy'uku kwezi, iki gihe yemwe banyarwanda we, muri iki gihe cy'undi mwaka, yemwe nshuti z'umusaraba, ikindi gihe cy'undi mwaka, Imana ibwira Aburahamu, iramubwira ngo sinzabura, nta kizabuza Imana kukugarukaho mama, nta kizabuza Imana kukugarukaho papa. Imana yiteguye kukugarukaho. Mu minsi yashize warayibonye ikwishyurira amadeni, Imana ikugarutseho. Mu minsi yashize warayibonye Imana ikwambika, nanone iragarutse. Mu minsi yashize wabonye Imana igera ku bana bawe, nanone iravuze ngo nta kizayibuza kukugarukaho. Imana ishimwe. Imana ibaza Aburahamu, iramubwira ngo hari ikinanira Imana se mu gihe cyashyizweho. Iramubwira ngo iki gihe cy'umwaka nikigaruka nzakugarukaho.
haleluya haleluya. Nzakugarukaho. Sara umugore wawe azaba akikiye umwana, mubyemere cyangwa mubyange, ariko nzakugarukaho. Imana yiteguye kutugarukaho. Imana yiteguye kugaruka ku Banyarwanda. Imana yiteguye kugaruka ku Barundi. Imana yiteguye kugaruka ku Bagande. Imana yiteguye kugaruka ku bantu bayo. Muntu wese watindanye n'Imana, hari itangazo rivuye mu gihugu cyo mu ijuru ngo nta kizayibuza kumugarukaho, ikamuhuza n'umugisha, mugisha w'Imana. Aburahamu yarazereye imyaka myinshi. Aburahamu yaratinze mu butayu bwo kutabyara, ariko yumva ijwi ry'Imana riramubwira ngo nubwo bimeze bityo, nubwo utinze muri iryo shuri, ariko niteguye kukugarukaho. Sara umugore wawe akikira umwana, abyara umuhungu. Sara umugore wawe azabyara. Haleluya. Humura, humura nshuti yanjye, witerwa ubwoba n'ibyo. Imana yiteguye kukugarukaho. Imana ishimwe. Hari ibintu Imana akora bigatuma Imana igaruka. Imana ikugarukeho. Imana ikugarukeho kubw'imirimo yawe myiza. Imana ikugarukeho. Imana ikugarutseho kandi yiteguye kukugarukaho. Urakoze cyane. Nari nshatse kukubwira ngo ibasha gukora ibimenyetso bihari, igakora nta n'ibimenyetso. Itangazo nari mfite ni iry'uko iki gihe cy'umwaka nikigaruka, Imana izabagarukaho. Imana iduhana umugisha kandi Imana iduhaze ibyiza. Nawe Imana ikugaruka nk'uko ibivuze mu iri jambo, mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen.